Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Yesu nashimwe. Nanone inshuti z'umusaraba zidukurikiye, kuko bisanzwe nanjye ndabasuhuje kubo tutakunze kubana. Ni Pastor Éric mu kiganiro SAVEUR divine nk'uko bisanzwe. Uyu munsi cyangwa se muri iki cyumweru dufite intego twahagazeho, kandi mbonereho gushimira bagenzi banjye bavuze kuri iyi teme guhera ku wa mbere kugeza n'uyu munsi dukomeje turimo twenda kuyisoza muri iki cyumweru. Ni intego twavuzeho cyane twifashishije amagambo ngira ngo nanjye nsubiremwo ari mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice byaho ni 3 umurongo wa 14 ugira uti: ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Iyo usomye uyu murongo ubona hari andi magambo yenda kuvuga nk'iyi ntego. Reka nse n'uyavugaho. Harimo amagambo navuga bita kumaranira nk'uko biriya bivuze, ndahirimbanira, ndarushanwa, ndashishikarizwa. Mu ndimi z'igifaransa navuga ngo ni nka competition, ni amahiganwa mu Kirundi. Aya magambo rero niyo ngira ngo tuvugeho muri uyu mwanya mutoya, ariko twibande ku ntego nise ngo turushanwe ariko dufite intego. Natanze akarorero cyangwa se example ku bantu barushanwa hano mu isi. Dukunze kubona abantu barushanwa mu mupira wa football, amakipe agahura kugeza ubwo akiniye finale. Dukunze kubona abantu bahiganwa cyangwa se barushanwa ku magare. Barabwo baba bafite intego y'igihembo, umuntu uzahirimbanira cyangwa se akarushanwa cyane igihembo azabona kuri finale. Dukunze kubona abatlete cyangwa se abantu bakora umukino wa atletisme birukanka cyane. Abo bose ni abantu tumenyereye mu buzima bwa hano mu isi, barushanwa ariko bategereje ibihembo bya hano mu isi. Paulo ajya kwandika aya magambo ntabwo yayanditse ari muri situation nziza, yayanditse ari mu ibohero cyangwa se ari muri gereza cyangwa se afunze, ariko afungiye ubutumwa bwiza. Ariko ntiyaceceka kubera kuko yari afite intego. Icyatumye anafungwa, icyatumye azira ahanwa cyangwa se arenganywa, yaragikomeje kuko yari afite mu mutima intego. Yari yo kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko akavuga ati ndabwamamaza ariko nanjye ntegereje igihembo. Ni ikintu mu cyongereza bita goals, no gusettinga ikintu kuvuga ngo iki kintu ndi kwirukankaho, goals cyangwa se intego mfite, objective ni iyihe. Niyo mpamvu ngira ngo rero hejuru y'iyi teme tumaze iminsi twiga, nashatse ngo uyu munsi duhagarare ku ijambo nyamukuru tubona mu Bakorinto ba mbere, narwo n'urwandiko umukozi w'Imana Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 2 umurongo wa 9. Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 9 niho hari ibihembo ahirimbanira, kubera ko aba bakinnyi bose tubonye ari aba football, ari aba athlete, ari abakina box, ari abahasiganwa ku magare, baba baramaze kubwirwa igihembo. Hano rero mu isi ho wenda ntasoma uyu murongo, reka mbibutse icyo Abagiriki bavuga kuri aya marushanwa uyu mukozi w'Imana yavugaga. Avuga ngo mu Bagiriki
uwatsindaga amarushanwa yambikwaga ikizingo cy'amashami menshi, rimwe na rimwe agahabwa n'igihembo cy'amafaranga giherekeje icyo kizingo cy'amashami menshi bamwambikaga. Bakigiraga equivalence y'ibihembo by'amafaranga. Ushaka kubireba neza wazasoma urwandiko rwa mbere rw'Abikorintho ibice 9 umurongo wa 24. Namwe aba bantu nababwiye barushanwa hano mu isi babaha ibyo bita imidari cyangwa se imikufi ya zahabu, ariko mu by'ukuri si yo bajya gutaka mu mazu, ahubwo iba irekivara na sheke runaka y'amafaranga runaka bazahabwa bamaze guhabwa ingororano. Ariko uyu mukozi w'Imana we ntabwo ibyo yahirimbaniraga byari ibya hano mu isi, ahubwo byari ibyo azabona ageze mu gihugu cyo mu ijuru. Nicyo yavuze ngo intego nyamukuru Pawulo ntabwo byari ibyo mu isi, ahubwo byari ibyo mu ijuru, kuko ari naho yateganyaga, ari naho yifuza, ari naho ari. Rero intego ni uguhamagara kwa Kristo Yesu, azahamagara abatsinze amarushanwa bagahabwa igihembo bahirimbaniye. Icyo gihembo rero kiri hehe? Icyo gihembo nicyo ngira ngo turebe hano mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorintho ibice byaho 2 umurongo waho wa 9. Aravuga ngo ariko Imana yacu ishimwe, nkuko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umwana w'umuntu, ibyo byose nibyo Imana yateguriye abazatsinda amarushanwa. Imana yacu ishimwe cyane, abazahabwa ikamba ry'ubugingo, ari naryo duhirimbanira. Rero ndagira ngo uhirimbana wese, urushanwa wese amenye ngo icyo ahirimbanira hari ahantu gipfunyitse. Nako twarangije guhabwa cyangwa se tuzi intego y'icyo turushanwa. Hari akantu gato nuko wenda umwanya umbanye mutoya ngira ngo turebeho. Abakinnyi iyo barushanwa cyangwa se bari mu mukino runaka, barimo bahirimbana, barimo bamarana, bagira umuntu bita umutoza. Umutoza nuba arimo yigisha abantu cyangwa se arimo atoza abantu bazajya mu marushanwa. Uwo mutoza rero iyo wumviye neza amabwiriza yiwe, uwayumviye neza niwe utsinda amarushanwa. Ndagira amabwire ko dufite umutoza muri aya marushanwa, niwe Kirisitu. Kandi ntabwo dutoza wenyine, dufite n'umuntu bita arbitre, umusifuzi. Umusifuzi yaduhaye ni umwuka wera. Imana yacu ishimwe cyane. Andi makuru nabaha nuko umuntu wese urushanwa muri iyi mikino cyangwa se no mu buryo bw'ubugingo bw'ibintu turimo duhirimbanira, namaze kumenya yuko abakinnyi burya badapfa kurya ibyo babonye. Reka mbahe nk'urugero, ntabwo ndabona abantu bari muri izi competition za hano mu isi, nari nabona imodokari ya Bralirwa cyangwa se ya Brarundi imwe igemuye amabyeri bayigemura ahantu hari kubera amarushanwa. Oya, kubera kuko inzoga zabamerera nabi. Abakinnyi rero barushanwa, mu yandi magambo icyo nshatse kuvuga, bagira indyo barya n'iyo babujijwe, bagira ibinyobwa banywa n'ibyo batanywa. Umuntu w'Imana wari mu rushanwa kugira ngo azajye mu ijuru, Imana yacu ishimwe, nawe agomba kugira ibintu yirinda, agira ibyo yemerewe, agira n'ibindi atemerewe. Mu ruhande rw'umubiri, umukinnyi mwiza, umutoza agerageza kumwedika, kumubwira ngo agire indyo yuzuye. Mu ndyo yuzuye nihuse abamwe ibintu bitatu byihutirwa. Agomba kugira indyo irimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Imana yacu ishimwe cyane. No mwaya marushanwa turimo rero tugomba kugira indyo ikungahayemo ibirinda ibyaha. Imana yacu ishimwe cyane. Tugomba kugira imbaraga mu bugingo bwacu zirinda ibyaha duhura nabyo umunsi ku wundi. Tukajya indyo y'iby'umwuka, y'ibyubaka ubugingo, ibyo nagereranya n'ibyubaka umubiri muri ubu buzima bwo hanze. Tugomba kugira ibintu byubaka ubugingo bwacu bene data, tukagira n'ibitera imbaraga. Umwanditsi umwe aravuze ngo murye umutsima w'ubugingo ngo utera imbaraga, ngo munywe no ku mazi y'ubugingo. Imana yacu ishimwe. Bishatse kuvuga ngo hari indyo ugomba kurya, hari n'iyo utagomba kurya. Tugomba kurya indyo yuzuye kugira ngo tuzatsinde amarushanwa. Iyi ndyo yuzuye rero tuyikura hehe? Ntabwo tuyikura mu byamwa bya hano mu isi, ntabwo tuyikura mu mbuto nk'uko dukunze kubibona no mu biryo bya hano mu isi, ahubwo iyi ndyo yuzuye ipfunyitse mu bitabo 66 Imana yatwoherereje, aribyo byitwa Bibiliya yera. Imana yacu ishimwe cyane. Ndabifuriza kurya indyo yuzuye, kandi mbifuriza kumaranira kugira ngo
turwane n'ibyaha, turwane n'iyi si, turwane na Satani, ariko dufite intego yo kuzatsinda amarushanwa kugira ngo duhabwe ibitarigeze zigera mu matwi yacu, iby'ugutwi kwacu kutumvishe, iby'ijisho ritigeze ribona, n'ibitarigeze bigera mu mitima yacu. Ibyo nibyo bipfunyitse muri kado Imana yacu izaduha. Mana yacu, ndagushimiye ku muntu wese wumvishije aya magambo, kugira ngo mwe guhirimbana arwane nk'unesha, arwane aterane ibipfunsi nk'udahusha, ahubwo afite intego yo kugira ngo mwami azatsindure urugamba, kuko nawe witeguye kuduha ikamba ry'ubugingo. Tubyambaje gutyo, tubyizeye dutyo, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.